ngira ngo nigere y'amahoro. Gahunda yahozeho nigere y'amahoro kandi ntaho irajya, iracyahari, gusa twongeyeho ko muri gahunda yagera amahoro noneho ntibibe inshingano za polisi gusa kwibutsa abantu ko tugomba kugera amahoro, ahubwo bibe n'inshingano za buri umwe wese ukoresha umuhanda. Ariyo mpamvu tuvuga ngo turindane mu muhanda, turindane tureka twebwe abashoferi duha inzira abanyamaguru ko bambuka neza mu mutuzo, turindane natwe abanyamaguru tuzirikana ko tugomba kwihuta tutavugira kuri telefone, tutambaye ekuteri. Turindane abashoferi twirinda umuvuduko wica, turindane twirinda kugenda no kudepasa nabi ku buryo dusanga abandi mu gisate cyabo tukabagonga. Turindane twese, we mugenzi wibutsa inshingano umushoferi ugutwaye icyo agomba kwitwararika mu muhanda. Muri ubwo buryo tuzaba tugera ku ntego nyamukuru ya Gerayo Amahoro. Ubwo rero yenda uti bitandukaniye, Gerayo Amahoro twaje twibutsa icyo abantu bagomba kuzirikana. Turabasaba iki iyo bageze kuri zebra crossing? Turabasaba iki mu rwego rwo kurinda umuvuduko? Turabasaba iki mu rwego rwo kwirinda kuvugira kuri telefone? Turabasaba iki mu rwego rwo kugira ngo wicaye mu kinyabiziga yambara umukandara? Ibyo ngibyo twibukiranyaga ibyo bagomba kwitwararika, uburyo bagomba kubahiriza amategeko y'umuhanda, ibirango by'umuhanda, ibyapa byo mu muhanda. Buro tugeze kuri faze yo kuvuga tuti ese twibukiranya dute kubikurikiza, kubishyira mu bikorwa? Ese inshingano za buri umwe wese uri mu kinyabiziga cyangwa uri ku kinyabiziga ni izihe kumutwaye umujyanye? Naguha nk'urugero, iyo ugiye kuri moto, mbere yuko moto ihaguruka ugirana kiganiro ki n'umumotari ugutwaye? Iyo mugiye muri bisi, mwebwe bagenzi, mugirana kiganiro ki n'umushoferi ubatwaye? Wowe muntu uri ku igare, iyo uri mu muhanda cyangwa wagutwaye ku igare, ugirana kiganiro ki n'umunyonzi ugiye kugutwara? Ibyo byose, ibyo biganiro mvuga si ibiganiro byo gutera ibiparu gusa, ni ibiganiro byo kumvikana uburyo mugiye kugenda n'uburyo mugomba kwitwararika, n'uburyo amategeko, amabwiriza, ibyapa, ibirango bigomba kubahirizwa mu gihe cyose turi mu muhanda. Ni muri ubwo buryo rero turindane tugera amahoro yaje, kandi nicyo igamije ko umutekano w'umuhanda ziba inshingano za buri umwe wese uwukoresha, atari ukuziharira umushoferi gusa ngo hanyuma urindire igihe umupolisi ari bumufatire cyangwa ntanamufate, wenda be byashyira ubuzima mu kaga bw'abantu benshi. Muri make cyangwa ntarambiranye, nicyo turindane tugira amahoro igambiriye, niyo ntego yayo nyamukuru. Ariko nagira ngo mbabwire ko yubakiye kuri gahunda ngari ya Gerayo Amahoro. Gerayo Amahoro ntaho yagiye, ni nayo mpamvu dusoza tuvuga turindane tugere amahoro, kuko ikigamijwe ni uko buri muntu wese ava mu rugo iwe akajya yajya amahoro, akava iyo yagiye akagaruka mu rugo amahoro. Ibyo rero kubivuga ni kimwe, kubishyira mu bikorwa ni inshingano z'utwaye ikinyabiziga, ariko ni n'inshingano z'utwawe mu kinyabiziga. Kwibutsa twese tugomba kugira amahoro. Bibaye ntabwo hari igihe n'umushoferi nawe muhitana, ndavuga impanuka, cyangwa ikinyabiziga cye kikahangirikira, ni umutungo ubahatikiriye, cyangwa igikorwa remezo kikahatikirira. Rero kugira amahoro ntabwo ari slogan, si mvugo gusa. Gerayo Amahoro ni kibutsa, turindane tugire amahoro, ni ukwibutsa buri umwe wese ko mu by'ukuri kugira ngo Gerayo Amahoro tuyigereho twese tugomba kwibukiranya inshingano, ariko tukanazikurikiza uko bikwiye. Afande, akenshi ubukangurambaga nk'ubu ngubu iyo buje abaturage ngira ngo bumva yuko bireba abayobozi b'ibinyabiziga gusa, cyane cyane dore ko nabo tuba twahereye nubwo tuganira n'abaturage. Ariko si gahunda ya turindane ku muturage arasabwa iki kugira ngo uruhare rwe n'uruhe kugira ngo ishyirwe mu bikorwa neza? Gahunda y'umuturage ni ingenzi cyane kandi iranakomeye. Umuturage ni umukiriya, ni umukiriya w'utwaye ikinyabiziga, ni umukiriya ugomba gutwarwa neza, ibicuruzwa bye cyangwa umutungo ugatwarwa neza ukagera iyo ujya amahoro. Mu yandi magambo, uwo mukiriya, uwo muturage afite uburenganzira bw'uko
serivisi ahabwa igomba kuba ari serivisi imuha umutekano, igomba kuba ari serivisi imuha icyizere y'uko ubuzima bwe butari mu kaga. Namara kumva icyo ngicyo, birumvikana ntabwo azishyura kwasiteri imuvana i Kigali imujyana mu ntara igiye kumuroha. Ntabwo aricyo aba yishyuriye, aba yishyuriye kugira ngo agere yajya atunganya imirimo ye. Bityo rero ntabwo agomba guharira ubuzima bwe n'umutekano we umushoferi uhitamo gutwara uko ashaka. Icyo gihe niho rero azira uwo mukiriya, uwo muturage, kubwira umushoferi ati oya, ibyo ukora si byo, uradutwara nabi, dukeneye kugerayo amahoro. N'umumotari gutyo, iyo atwaye umugenzi n'umukiriya, uwo mukiriya aba akeneye kugerayo amahoro. N'ikamyo, fuso, dayihatsu, howo, iyo itwaye ibicuruzwa, ngira ngo bimuhe nawe akeneye ko bigerayo amahoro. Yewe nawe muntu utanga akazi, uko nawe n'undi muturage, ugaha ikinyabiziga cyawe umushoferi, ngira ngo nawe yifuza ko ibicuruzwa by'abakiriya bye bigerayo amahoro, ndetse n'ikinyabiziga cye kikaba amahoro. Bityo rero nitubyumva muri ubwo buryo bwagutse ko buri umwe wese afite inyungu mu mutekano mu muhanda, tuzaba turindanye kandi tuzaba tugeze ku ntego nyamukuru ngari yagerayo amahoro. Iyi gahunda mu bukangurambaga mutangiye, ndavuga iya turindane tugereyo amahoro mu mezi ya nyuma asoza umwaka, kubera iki mwahisemo ya mezi mutatangiranye n'umwaka? Nibwo yari itekerejweho? Twabitekereje kera, wenda ni igihe dutangire ntaho bihuriye nuko tugiye kugera mu mpera z'umwaka, nuko gusa twabonaga ko bikwiye. Ngira ngo mwese mwagiye mukurikira mubona impanuka zimaze iminsi ziba, wenda zimwe mwibuka ya vuba niri yabereye Rulindo, yadutwaye abantu benshi, ni ibintu tutari tuherutse mu Rwanda. Birero byatumye dutangira gutekereza tutari ko twigishije, ko twakoze ubukangurambaga, ko twagiye mu muhanda, ko twafashe, ko twahannye, dukora iki? Turavuga tutirika wenda tushobora ko turo tubyihererana, reka dukangure n'abanyarwanda, abagenzi, abo baturage bavugaga bose bumve ko izi nshingano ari izacu. Ariko bizakomeza, icyo gihe tuzongera tugaruke no kongera kwibutsa abantu uko bagomba kwitwara kuri zebra crossing. Tuzongera kwibutsa abantu nanone ko kuri gahunda yo kwirinda umuvuduko, tuzongera kugaruka nanone kuri gahunda yo gupimisha ibinyabiziga, tuzongera kugaruka kuri gahunda ya speed governor, twatugabanya umuvuduko. Ibyo ngibyo ni ibindi tuzakomeza kugarukaho uko iminsi izagiza. Rero ntabwo bizarangirana n'umwaka wa 2025. Gahunda zizakomeza no mu minsi izakurikira, wenda duhindura ikibandwaho, ariko mu by'ukuri byose bigaruka kuri gahunda ya turindane tugera amahoro, izaba mu by'ukuri idushishikaza ko twese tugomba kubigiramo uruhare. Hari ikintu wakomojeho kijyanye n'umugenzi, kugirana ibiganiro n'umuyobozi w'ikinyabiziga, wenda cyane cyane nk'abatwara moto bo bakunda kubigira, bavuga tubona rwanga motari bagira ibiganiro byinshi iyo batwaye umuntu, ariko usanga nanone ari byiza cyane mu kugira urugendo. Hanyuma tugaruke mu bashoferi twaganiriye nabo, mu bagenzi twaganiriye nabo, twumvaga basa nkaho umwe yita umugenzi we bamwana ukuntu abagenzi ari igihe babyuka ntumenye uko babyutse, imivugire yabo ugasanga muri make bagashaka kugaragaza ko basa nkaho batabura mu mutwe ukuntu, n'abagenzi nabo ngo ari igihe usanga umushoferi imivugire n'imikorere atari ko polisi bwije nibura wenda babishyira mu bikorwa, ko twumva abo bantu ubundi, kandi icyo ni kimwe mu gishobora gutuma urugendo ruba rwiza bakagerayo amahoro. Ariko urumva ko barasa nk'abakitana abantu ngo iyo polisi bigeze gute ako kanya umuvuze bavuze bati polisi bwijemo wenda tuba turuhutse umutima we bakora ingingo. Ubwo nanjye nimbahaye side ebyiri twaganiriyeho bitana ba mwana, polisi nabo murumva ko wenda bavuze ati turanyuzwe ubwo bazinye gahunda. Ese muraza gukora iki kugira ngo buri umwe wese yumve ko ari uruhare rwe, none bize guhurira hagati, areke kwitana ba mwana, bagire urugendo rwiza nk'uko umugenzi w'umotari bagenda baganira? Urakoze. Reka nibutse burya abantu turatandukanye, dufite imico itandukanye, tugendana ibibazo bitandukanye. Iyo rero tuvuge uri umushoferi utwaye abantu 28 muri kwasiteri, ntabwo abantu bose bari buvuge rumwe ku bijyanye n'uko uburyo bashaka kugenda n'uburyo bashaka gutwara. Ni nayo mpamvu haba amategeko n'amabwiriza. Amategeko n'amabwiriza niyo ubundi umuntu wa mbere mu kinyabiziga ugomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza yo mu muhanda n'utwaye ikinyabiziga. Sinumva ko genda ntwaye ikinyabiziga
nkaba ndi ahantu icyapa kinyereka ko ngomba kugenda ku muvuduko utarenze ibirometero 60 ku isaha, hanyuma ngo umugenzi ntwaye ambwire ngo renza. Oya, ndi mu kazi kanjye nzi icyo gukora. Rero ba bandi ngo bavuga ko nyine umugenzi ababyutse ukuntu, oya, reba ikitegeko n'amabwiriza bisaba, ubikurikize, nturebe amagambo n'igitutu cy'umugenzi cyangwa ikindi kinyabiziga kiri inyuma yawe kiguterera ihoni, ko nabyo bijya bibaho. Kuko nituvuga gutyo, wibuke bwo turavuga ubwo ngubwo nuvuga umuvuduko n'ibindi, ariko hari ibindi bintu byinshi tubona hano muri Kigali. Guhana priority ni ikibazo. Hari abantu babona ko basigaye kuri zebra crossing batakibyitaho rwose. No mu kanya harabona avuganaga nabo, ubona agira abantu bahagaze ukuntu barihitira, nta n'umwe ushaka guhagarara, kandi bazi ko kudahagarara ubwabyo nabyo ni ikibazo, ni amakosa. Rero icyo uti nababwira iki nicyo tubasaba ni kimwe, mu byo bakora byose ni byiza ko bibutsa umushoferi. Natuzahora twibutsa, ntituzahagarara. Turi twinjiye mu kinyabiziga cyawe, tuvuye ahangaha tugiye mu ntara ahangaha, dufite urugendo rungana rutya, turashaka kugira amahoro. Ikindi nibinanirana, umugenzi aba afite itike yanditseho ibirango by'imodoka, aho yavaga n'aho yajyaga, natwandikira tumenyeshe, twebwe ikinyabiziga turagihana. Ariko ni byiza ko bamubwira akabyumva. Natwe tuzatangiza gahunda, tuzatujya no muri gare, twibutse umushoferi turahagurutse, turashaka ko ugeze abana amahoro. Izi gahunda zizakomeza hano muri Kigali, zizakomeza mu ntara aho tuzabasha kugera, kugira ngo dukomeze dusubiramo buno butumwa, twibukiranye ko umutekano wacu wo mu muhanda utazareba umupolisi uhagaze muri metero cyangwa kilometero kimwe n'ikindi, cyangwa ngo birebe umushoferi umwe aho ngaho ushobora kuba wananiwe, ngo hanyuma wowe uri mu kinyabiziga batwaye wanishyuye wumve ko bizikora tu. Oya, hari icyo agomba nawe gukora iyo abonye bitagenze neza, akibutsa kubwo umutekano. Reka ngire ubundi butumwa ntambutse. Muri ibinyabiziga cyane cyane bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, harimo ababa bavuga ngo ya, ngo ariko n'uwirobera umushoferi, ngo kuki wigira kuza ubwenge kuturusha. Abo nabo turabashaka. Umuntu wese uzajya ukanga umushoferi kugendera ku muvuduko hejuru kugira ngo abandi babyima amatwi ntibagire icyo babivugaho, ubu tuzamufata nk'umufatanyacyaha cyangwa uwagize uruhare mu makosa umushoferi aba yakoze. Rwose abantu babicikeho, ahubwo bakangura abashoferi gutwara mu by'ukuri mu buryo bwemewe. Ariko reka ubwo nagarutse ku bantu bagenda mu binyabiziga bitwara abantu muri rusange, reka nibutse abatwara ibinyabiziga byikorera ibicuruzwa, Daihatsu, Howo, Fuso n'ibindi. Kuba bafite ibinyabiziga binini mu muhanda ntibibaho uburenganzira bwo kutubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga umuhanda, ntibibaho uburenganzira bwo kwikorera imizigo irenze ubushobozi bw'ikinyabiziga, ntibibaho uburenganzira bwo kumva ko bo mu muhanda ari indakoreka. Nabo abangaba turabashinga ababosi babo, reka mbivuge gutyo, ba nyiri ibinyabiziga. Umuntu utunze ikinyabiziga ariko ukaba ugihaye umuntu utazi imyitwarire ye n'uburyo atwara umutungo wawe, bino binyabiziga biba byabahenze. Nabo abenshi baba bafashe n'inguzanyo, rero bafite n'inshingano zo kubikurikira, bakamenya abashoferi biba bitwara gute, kuko aba baturage bashobora gukomereka, kumugara no gupfa muri izi mpanuka nibo bakiriya bacu, n'ubundi nibo tuzategaho ko n'ubundi baba bakiriya bacu bakatugurira. Rero nta mpamvu y'uko ugira uruhare mu kubamugaza no kubica, ahubwo ugomba kugira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo buramba, bakabaho, bakakubera abakiriya beza. Ibyo nubwo tubivuze dukangurira abantu, tukabibutsa inshingano. Ntabwo twaretse ko guhana bizabaho, ntabwo twavuze ko guhana bitazakomeza. Tuzabahana kugeza igihe bazabagana mwebwe bagatangira kuvuga ati polisi iraturembeje. Tuzabahana, ntabwo tuzabarembya tubarenganya, tuzabitendekaho kubera amakosa yabo. Fande, hari ikibazo gikunze kugaragara, umugenzi agahagurukana n'utwara ikinyabiziga, by'umwihariko bigaragara muri zino modoka zitwara abagenzi rusange, ariko umugenzi wenda haba nk'impanuka, waganira n'umugenzi akavuga ati twari tubizi ko hari impanuka, ko umushoferi twareka tumubwira
ngo agende gake, yabyanze yagendaga cyane. Umugenzi niwe ugomba gusaba umushoferi kugenda gake, cyangwa igihe wenda abimusabye ntabyemere, hari izindi nzego yakitabaza iyo mpanuka itaraba? ndakeka nagisubije, hari icyo nakivuzeho ko yaduha amakuru. Navuze ko hari igihe umugenzi aba afite itike biriho ibirango, itike bigaragaza aho ikinyabiziga kiva n'aho kijya. Birashoboka ko atari ko bimeze, ko hariho batwereka amatike avuga ibitari byo. Gusa burya iyo ugiye kugura tike igomba kuba ifite amakuru nyayo. Sinzi impamvu wagura tike ivuga ngo ivuye Nyabugogo ugiye Gicumbi, hanyuma ugafata ikinyabiziga kiva Nyabugogo kijya Huye, hanyuma ukabyemera, nabyo ni ikindi kibazo. Ariko ubundi mu buryo busanzwe ikinyabiziga iyo ugiye kugura tike iba ifiteho amakuru. Niba umushoferi atabyumva, fotora, abantu benshi bajya babikora, hanyuma uduha amakuru. Naho kuvuga ngo twari tubizi, rega burya ijwi rya benshi mu kinyabiziga rishobora gutuma n'umushoferi umubwira ati hagara twe dusohoke. Ariko hari n'abapolisi bari ku muhanda, ugira ngo ushobora kugenda ugaca ku bapolisi bahagaze, mugasohoka mukajya mu idirishya mukavuga ati mudutabare, ntibahagarike iyo modoka ngo nugera imbere bayihagarike. Guceceka nicyo kibazo. Iyo ubona ubangamiwe n'umutekano mu muhanda, abantu bagaceceka, akaza kubivuga nk'uko bivuga, akaza kubivuga nyine impanuka yabe ngo twari tubizi. Wabikozeho iki se nimba wari ubizi, wari wayibonye? Ariko nyamara hari icyo ari gukora gito, wenda kikagira icyo kimara, kikagira abo gikiza, kikagira ibyo kigarura. Rero icyo tubasaba aha ngaha, ntitugaceceke ngo tuvuge ari uko byabaye. Oya, hari icyo umuntu ashobora kuvuga. Kandi rega burya abantu benshi bagenda igihe cyose n'abashoferi barabazi. Hari abantu babikubwira bati imodoka muzitunge mwitoroshi. Twagiye tugana ibiganiro aha ngaha namwe mu masosiyete atwara abantu aha ngaha, kandi ubona ko bikosoye. Tukabasanga mu biro byabo tukavuga tuti dore amakuru abagenzi baduha, bisi za sosiyete yanyu yitwa runaka gutya na gutya bagenda nabi, ntibaha priority abantu, bariruka, bagenda bajya kuri matelefone. Tukagenda dugakora inama nabo, kandi mu by'ukuri aricyo byatanze. Sinazivuga hanga ko ari kwitangazamakuru, ariko mugenzi wanjye kayigera bizi ko twagiye dukora inama menshi aranga mu gihe Nyabugogo, kandi ubona ko byagabanutse, aricyo byatanze. Iyo tubonye mu makuru tukabona ko sosiyete runaka hari ukuntu abashoferi babo bitwara, turabegera, tugafata ubuyobozi, tugafata bariya abayobozi b'iyo sosiyete, tukavuga tuti do, Musanze batubwiye ibi, Huye batubwiye, Burasirazuba batubwiye, n'uyu batubwiye. Ntabwo ibintu bigomba gukomeza, kandi bikorwa n'abashoferi banyu, nabo bakadufasha. Ni nabwo bufatanye tuvuga. Iyo tuvuze ngo turindane, ntiwumve umugenzi n'umushoferi, ntiwumve umushoferi n'umupolisi, ariko wumve na nyiri ikinyabiziga n'uwo yahaye ikinyabiziga cye. Urwo ruhekane rwose rurazamo. Buri muntu afite inshingano zo kwibutsa ati yewe, uhaguruka aha ngaho ugenda, ntabwo nshaka ko uri buruha abantu. Yewe motari untwaye uvuye aha tugiye aha ngaha, sinshaka ko ugenda useserana mu binyabiziga. Rega burya umugenzi cyangwa umukiriya yavuze ati iki sinkishaka, kugira ngo se ugurisha ntahita aca bugufi, ahubwo akagendera ku cyo umukiriya ashaka. Kiba gisigaye nuko umukiriya amenya uburenganzira bwe, kandi akabusaba ashikamye. Kuko abana yanishyuye, benshi ibi binyabiziga ntawe ugendamo ahawe lift, hagendamo yabyishyuriye. Rero ntabwo wakwishyura kujya kumugara cyangwa kugenda ngo utwarwe nabi. Ngira ngo nicyo nakangurira n'abantu mu rwego rwo kugira ngo turindane, nuko kumva ko ari n'uburenganzira bwabo gutwarwa neza, kugenda neza no kugira amahoro, n'uburenganzira bwabo bw'ibanze.